niba abanyamakuru b'igihugu runaka bashobora kuza ari icy'abaturanyi cya Kongo bagahagurutsa itangazamakuru rikajya gutanga interview ku mutwe witwaje intwaro urwanya igihugu cyacu cya Kongo, kandi uwo mutwe igihugu kiwita ko ari uw'iterabwoba. Ese Kongo ifasha abanyamakuru ikabatwara bakajya gukoresha interview umutwe urwanya u Rwanda rwabyakira gute? Nicyo ngicyo twavugagaho, yenda uraza kugaruka nyuma. Reka Okay. Nakomeje kumva deba, murakoze cyane ku mwanya mumaye. Nakomeje kumva deba, rimwe na rimwe nkumva nyine birajya hirya cyane ya topic, ngewe ntabwo ndi bujye kure, kubera ko deba ya RDC n'u Rwanda ni deba irangije imyaka 20. Sinzi ko wayidebatinga ahangaha kugira ngo ubone igisubizo. Umuntu wese afata icyo abona yumva cyangwa se ko ari cyo. Ngenda ajya cyane kuri iyi topic mwashize hano ngo ese umunyamakuru wa RDC akoresheje interview FDLR Rwanda babyakira gute? Kuri jyewe mbona ntabwo babyakira neza, kubera ko FDLR ni umutwe w'ingabo w'iterabwoba ugizwe n'abantu bamwe muri bo bakoze jenoside, kandi urwanya u Rwanda ku rwego ruzwi. Urumva rero umunyamakuru wa RDC aramutse agiye gutanga interview, u Rwanda ntabwo rwabyakira neza cyane, ariko kandi sinzi ko Rwanda bigira big deal. Impamvu bivuga ni uko ntabwo ari ubwa mbere umunyamakuru runaka agiye gutanga interview kuri FDLR, wenda kempere aho ngaho ndaza no kuri M23 bwa mbere. Nyuma yaho ni kenshi cyane kuri BBC, kuri VOA no ku bindi binyamakuru biri international, mujya mwumva bari babyiringiro n'abandi bose batanga interview kuri FDLR, cyane cyane hari igikorwa cyabaye. So rero ntabwo ntekereza ko u Rwanda rujya rugenda ngo rwifate mu gahanga kuri iyo radio cyangwa kuri iyo televiziyo cyangwa ku gihugu iyo televiziyo ikomokamo ngo ni ukubera batanze interview kuri FDLR. Interview ni interview. Umutwe urwanya igihugu ushobora gukoresha lobbying ugatanga interview, kandi ukayiha uwishaka cyangwa uje kuyishaka. Ndumva nta gitangaza kirimo. Abazi amateka muzi interview, par exemple General Nkunda yatangaga buri munsi, hari ibinyamakuru bya Al Jazeera n'ahandi henshi. So ndumva atari deal, ntabwo mwabigira deal. Reka ngaruke rero kuri M23 the same. Kuba ari umunyamakuru w'u Rwanda wambutse akajya gutanga interview hari hakurya n'u Rwanda, ejo hazaza ntabwo ntekereza ko umunyamakuru wa mbere wenda Scovie ari we muntu wa mbere utanze interview kuri Makenga. No, Makenga asanzwe gutanga interview, yayitanze kuri VOA, yayitanze kuri Al Jazeera. So ibyo ni ibintu bisanzwe rero kuvuga ngo wenda ngo igihugu cyayifata gute, ushobora kutabyakira neza cyane, kubera ko abari gutanga promotion cyangwa se abari kuzamura ibitekerezo by'umuntu kurwanya kugira ngo byumvikane hanze yo muri yaho ari. Urumva Makenga ahantu ari ibunagana, ibitekerezo bye bishobora kutumvikana cyane aramutse atabonye itangazamakuru, ariko not necessarily ko ari u Rwanda gusa. Ashatse yahamagara n'uwa VOA, yahamagara n'uwa Washington Post cyangwa se agahamagara na CNN, biterwa. So kuri jyewe rero mbona kuba Makenga yahaguruka akatanga interview kuri Scovie, yaba umunyamakuru w'u Rwanda cyangwa se umunyamakuru w'u Rwanda, ni ibintu bisanzwe, ntabwo yaba deal nini. Ahubwo ikibazo kuki RDC ibigira big deal, icyo nicyo kibazo ahubwo nibaza, kuko of course ishobora kutabyishimira. Hari ikintu cyitwa kutishimira ikintu no kutabigira big deal. Kuko ngo nk'ubu ngubu ndamutse nkwasa amafaranga wowe ntuyampe, ubundi nagombye kutabyishimira of course, ariko ntabwo nabigira big deal.
no kuba rero umunyamakuru w'igihugu runaka aramutse ashoboye kujya gutanga interview ku nyeshyamba zirwanya ikindi gihugu ntabwo babyishimira ariko ntabwo babigira big deal, ariko Kongo ibigira big deal kubera ko yo ntekereza yuko umurongo wayo ni propagande, ni uburyo bwo kuniga umuntu wese ushaka kuganira n'inyeshyamba zirwanya cyane cyane M23 kubera ko ariho ibona imbaraga honyine. Imbaraga z'igisirikari ziroroshye, imbaraga za diplomasi zigenda zinyeganyega, ariko hari imbaraga zitwa victimisation nizo ishaka kuzamura cyane kugira ngo yumvishe isi yose yuko ikibazo gihari ari agression. So mbona rero iyo ariyo deal nini cyane ihari, mbona ariyo mpamvu babigira ikintu gikomeye mu rwego rwo gushaka kuniga umuntu wese ushobora kuzamura ijwi rya M23 kugira ngo bakomeze bazamure ijwi ryabo rya victimisation. Kuri njyewe ndumva ntarambiranye nuko njye mbyumva. Murakoze. Urakoze cyane kuri opinion yawe utanze. James wafungura mic niba utwumva. Urakoze, nabasuje mwe muranyumva? Okay, cyo nashaka kuvuga cya mbere ni ukwibaza se uyu munyamakuru ni muntu ki? Umunyamakuru ni umunyamakuru ukorera ikinyamakuru cyigenga, utari umunyamakuru wa radiyo Rwanda cyangwa se televiziyo Rwanda, ku buryo abantu bavuga ko ari ikinyamakuru cy'igihugu, akorera ikinyamakuru cyigenga. Ntekereza ko kuyagufata inkuru akayakwaka inkuru hariya bitaba ikibazo kuko ni umunyamakuru wigenga. Ari umuvandimwe hano wamaze kuvuga ngo FDLR hari ibinyamakuru byinshi mpuzamahanga bijya bijya kuyaka amakuru, si rimwe si kabiri, so turabibona. Icyo rero nashaka kongera kuvuga nanone kijyanye n'ibyo Manigz yavugaga ngo ideology. Ntekereza ko ideology ni ikintu gikomeye abantu bashobora konsa nk'uko yabivugaga, kuko niba dushobora kubona tukabona FDLR zirimo kurasa inka zigatwikira abaturage amazu atari amazu y'umwanzi, ibyo twakwitaho ni abana wenda ngo bavukiyeyo bagiye mu gisirikare, ibyanga byakundira ni ideology bonse. Niba ushobora gufata inka ukayica ntacyo yagutwaye, umuturage w'umusivile ukamutwikira, iriya ni ideology. Ariyo mpamvu umuntu atagomba kugereranya revendication za M23 wazigereranya n'iza FDLR. Niba dushobora kubona tukabona General Ntawunguka Pacifique, umwana watanga ubuhamya yuko yize kuri buruse y'u Rwanda, yabonye buruse imujyana hanze akiga kaminuza. James wareka nkakubaza gato. Ntacyo ariko gusarika ngasoza wenda ukaza kumbaza nyuma kugira ngo soza ndakubaza gato umaze gusoza. Tukaba tubona uriya mwana yaratanze ubuhamya avuga ko yize kuri buruse y'igihugu, n'abandi benshi bagiye bataha bagafatwa neza nk'abandi banyagihugu. Ntekereza uriya yajya kuvuga ngo ararwanya leta y'u Rwanda, ayirwanya kuyihera izoni kubera ko abaturage babayeho nabi se, kubera ko bafite impunzi se zangiwe gutaha se nkatwe. Ariko impunzi zacu twebwe ziruzuye hirya no hino muri iyi region, muri region baruzuye. Bisobanuye ngo leta ko nta bushake na buke igeze igira bwo gucyura impunzi. Izo ni revendication udashobora gufata revendication za FDLR ngo zishyire ku murongo umwe n'iza M23, cyangwa se n'impamvu ntago zihuje, ni impamvu idahuje. Ikindi terrorist, kuvuga ngo umutwe ni terrorist ntago ari leta ya Kongo ibigena cyangwa se leta y'u Rwanda, no, bigenwa na community international. Umuryango w'abibumbye niwo ugena ngo uyu mutwe wiswe FDLR. Ariyo mpamvu witwa ko bakawitwa wiswe terrorist, ariyo mpamvu bawise terrorist. Ariko biriya bya M23 terrorist usibye bo bonyine gusa leta ya Kongo ibiti iryo zina mu buryo bwo kudefanda impamvu zabo zitumvikana, nta bandi babito iryo zina.
n'umuryango mpuzamahanga warabyanze kuko babona ntaho bihuriye ibyo barwanira ibyo baharanira nuko bameze ntibakwiriye kuba bitwa iryo zina sero na communauté internationale nibwo buryo rero numva badakwiye abo bantu iyi mitwe yombi kugereranywa ntibibaho numva ari ubwo buryo ariyo intervention naringize sinzi niba icyo kibazo Manigzo wakimbaza nkagisubiza reka nkubaza utarajya kure niba weho urimo kuvuga ngo abantu bonka ideology kandi M23 itangiye 2022 2021 niba ntibeshye iri kurangira kandi mbere yaho bari baragiye muri Uganda barahunze abantu bari batuye muri Congo abandi bari baragiriyeyo ababaragiriraga inka bamwe muri bo n'abakomoka muri FDL cyangwa abana babo ntabwo bigeze bataka ati twebwe twatwikiwe twagize dute ariko M23 wije abantu batangiye gutwikirwa hari inkampi yavutse muri iyi minsi aho M23 yahagurukiye mu Rwanda ese ko iyo nkampi itari ihari ikaba yaremwe ari uko iyo batewe kuko ibyo bibaho kandi kuko bibaho mu gihe M23 idahari biba bidahari wansubiza ibyo urakoze impamvu ngiye kugusubirisha igisa n'ikibazo kuba M23 yaramaze imyaka iri Bugande iri no mu Rwanda ngira ngo guhera 2013 yongeye kurwana 2021 kuki wowe tuvugana kuki utatashye muri Kongo kuki ahubwo wongeye sinzi aho uri ariko ntekereza ko utari mu gihugu kandi nawe uri impunzi ko nanjye ndakubwira kandi ngohereza na fact kuko abavyeyi banje bari muri Nuza kandi bari muri Kongo kandi nta kibazo bari bafite yakukoza weho icyo gihe waratashye nje nuko nkuko nubundi yuri umusore ugenda ukajya gushakisha ubuzima ariko ntabwo bisobanuye ko weho wahunze igihugu kubera kuko abavyeyi banje ntabwo mbarusha imibereho cyangwa se kuba nakunda ubuzima bwanjye kuruta ubwabo bari muri Kongo hari icyo bigeze baba kwara gusubira muri Kongo ubu ngubu ni ukuvuga ngo bagiye gusubira muri Kongo ari uko ngenda akeneye gusubirayo niba ntasubirayo se hari abandi bari gusubirayo kuko umwe mushaka guys mujye mureka kuza reka kuba severe ngurakare turimo turaganira sibyo abari bari mu Rwanda sebo byibura hari kimwe cya 10 cyaba cyaratashye muri iyo myaka yo itari kurwana kugira ngo twumve ko ari yo kibazo no kuvuga ngo no kuba nabandi barahunze ni umuzi wuko ikibazo ngo umuzi w'ikibazo utigeze ukemuka umuzi w'ikibazo ni uko abaturage bose bangana mu gihugu abandi bakava mu buhunzi bagataha niba hatarabayeho gutaha mu myaka icyo kibazo cyawe rero kimeze nk'icy'abana kuko niba mu Rwanda bakeneye gutaha bakabarasa ukazana ati ngo bantu bakeneye reka propaganda zawe bari abantu ntabwo bari batashye ibyo gusubizanya mu Rwanda kubarasa ku mupaka wenda ngo baratashye tujye tureka ibintu nk'ibyo tutaza no gukomeretsanya ushobora kuba ufite umuryango nawe mfite umuryango abarasha abo bantu ni bande n'abakongomani ni Kinshasa yashinja kubarasira mu makambi reka nkubaze impunzi igiye gutaha gusa n'amaguru biragiye nta bushake bwa leta Manizo nanjye nazi reka nsoze ijambo ryanjye soza reka nkureke kuko nakumvise ntabwo wasubiza ibibazo byanjye we ntabwo we nta bibazo ugira by'umuntu niba asubiza usibye kuvuga ibintu yayo yahunze impunzi igifata ngo iragiye n'amaguru ngo ndatashye gusa byo kwivumbura ko hari ikibazo cyabaye leta ya Kongo igeze igira ubushake byaje bari gutaha se bagataha hehe leta ya Kongo yari abatumije yari yazanye imodoka zo kubacyura leta y'u Rwanda iranga ugireka kuba nk'umwana bahawe ubutabera ababica ni bande wewe kumera nk'umwana nk'umwana
hari volonté politique ya leta yigeze igaragaza James niba ukeneye kuzacurwa na volonté politique ntabwo uri umukongomani nkubwiye gutyo abindi turekeraho none se mama wawe atashye yaje abandi umwanya nyine yataha akajya politike kandi mu nzira politike ari uko barasabye niba ushiraho umuti w'amenyo uri mu nzira politike nyine reka nsoze n'abandi Kagame abuhiritse reka nsoze basimpe n'abandi bakagira inama utandukanye n'abaturage rero reka kuba severe reka nsoze mpe n'abandi impunzi itaha kubera ko igihugu cyemeye igihugu yahunze igihugu cye yemera kigategura hazatura cy'u Rwanda ndabyemera kandi turanashishikariza n'abandi kuja mu gisirikare cy'u Rwanda dufite barumuna bacu bari mu gisirikare cy'abanyamerika dufite barumuna bacu bari mu gisirikare cya Kenya ibyo ntabwo tubihuza n'imitwe yitwaje intwari ishaka gutera ikindi gihugu barumuna bacu hari umwana uzi uri mu Rwanda bigeze bashishikariza kujya mu gisirikare cy'u Rwanda u Rwanda rugatera Kongo bakifashisha n'amasomo uyu munsi ndi umva bakifashisha gusenya Kongo ubwo nawe uri proud y'ibyo no ariko u Rwanda nirwo rutera Kongo cyangwa M23 nitera Kongo tegera nta mwana w'umunyamasisi wenda mvuge cyangwa umututsi cyangwa umunyamurenge wigeze ukora declaration utuzi wabaye mu gisirikare cya RDF wavuze ngo agiye gutera Kongo ahubwo abavuga ko baharanira uburenganzira bwabo ni bariya ba Makenga urumva bari no mu gisirikare cya Kongo idahakana rero kuja kuvuga ngo abana banyu ngo bari mu gisirikare cy'u Rwanda abo bari ku mashuri ni kubw'inyungu zabo bwite kimwe nuko uyu munsi dufite abana bari mu gisirikare cya Amerika dufite abana bari mu gisirikare cya Canada so mu by'ukuri gufata FDLR rero ukanayigereranya byonyine na M23 nta topic irimo ahubwo ni musubira inyuma murebe wenda nimba koko mushaka kugereranya Ubugande bwafashije FPR gutaha iwabo ico gihe rero nimba koko n'u Rwanda bwumva koze ya M23 nk'abantu bashaka kwirwanaho ntabwo mubafata mubagereranye n'abantu bashaka gutera igihugu cyabo kandi M23 ntabwo ishaka gutera igihugu ngo igirire abanyekongo nabi nahiri hari amahoro natwe tuzafasha M23 kurinda kugera ku cyabo Murinda funga mic yawe udatuma tukwaka mic kandi atari ngombwa urajya usaba umwanya nk'abandi Jisho urakoze gutanga igitekerezo cyawe ariko ugomba kumenya ko twabisobanuye cyane nta twavuze bare abanyamakuru cyangwa uriya munyamakuru wagiye gukoresha interview umutwe urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa nanone umutwe tuzi urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ni FDLR ni muri urwo rwego ni muri yo angle turi ni muri yo company okay reka noneho wenda ngusubize muri ubu buryo umunota umwe wewe kurafata ikibazo nyaco kuvuga ngo umunyamakuru wa DRC yagiye kuganira na FDLR mu gihe perezida w'igihugu yicarana na FDLR urumva ivyo bintu wabihaye agaciro kuko ubona ko kuganiriza FDLR ari byo bifite agaciro kurusha icicaro bayihaye imyaka imaze muri Kongo amahano ikorera abanyekongo leta ya Kongo ibibona wowe ubwawe FDLR yarakwiciye FDLR yadukoreye ibintu bikomeye noneho wafashe akantu nimba navuga ngo nagatonyazwa ibyo FDLR leta yikorera birenze inshuro igihumbi kuyiheza ikiganiro gufata umunyamakuru umwe ngo agiye kweza ikiganiro yayihaye support ku mugaragaro yayihaye icicaro irica muri Kongo iravuga rikijana yayihaye uturere FDLR iyobora ibyo bintu byose birazwa kubigereranya noneho n'umunyamakuru ngo yaganire na FDLR so sinzi ko wabanje gutekereza ikibazo Jisho uri kuza muri mechanisme de défense kandi